Korera amafaranga wifashishe ChatGPT. Nkuko nababwiye muri video ya mbere, ubumenyi twarabonye bw'ibanze, none ngiye kubereka uburyo none watangira business ya graphic design wifashishe ChatGPT. Ngo tubizi mwa kino gihe aba business ama NGO companies zikomeye zikeneye graphic design. Uyu munsi rero ntabwo ukeneye ubumenyi kuri graphic design bwa danje, upfa kubuzi gukoresha neza ChatGPT. Muri iyi video rero ngiye kubikwereka akantu ku kantu uburyo ushobora gutangira graphic design business cyangwa se side hustle ntuze kuza gucikwa. Fata mashini yawe cyangwa se telefone yawe none nkwereke uburyo watangira aga side hustle. Vakobwiye rero kana akantu nabonye kingenzi cyane kuba side hustles, ku bantu mushaka gutangira side hustle. Ushobora gutangira business ya graphic design ugatangira gukurira amafaranga. Ibi ni mbere yuko nkora iyi coding video nabanda bitesting inshuro nyinshi cyane kugira making ashobora ko ngiye kubaha ibintu nanjye numva nizeye. So nabanje nkora testing nza gusanga ko iyi business yo gukora graphic design irakenewe cyane, kandi koko hano hanze abantu bakeneye graphic design benshi cyane. Nk'urugero nabanje nyenda testinga ndagenda nyine nkora graphic nkoreshe ChatGPT. Muribona nk'iyi graphic, iyi ngiyi ntabwo ari umu graphic designer wayikoze. Iyi ngiyi ni ngewe nayi promptinze muri ChatGPT. Iyi nayo niyo ni nayikoze muri ChatGPT, mara ko nayo ni nziza. So nagerageje nyinshi cyane, ngerageza na flyer ariko yo nihutaga nkora na flyer. So iyi flyer nayo mara ko ikoze muri ChatGPT, ariko iyi flyer nta nubwo nayitondeye cyane. So sinibyo gusa, twebwe no muri Afrinovators cyangwa se Afrinovator ni company yanjye niyo nkoramo ibijyanye na IT. Natwe hano dukora ama graphic design twikoresheje ChatGPT. So rero naje gusanga ChatGPT ni imwe mu bintu wakifashisha gukora graphic design. So kera murabizi kugira ngo ukore graphic cyangwa se ubone umuntu gukora graphic design byari headache, wamuhaga nk'ibihumbi 10 20. Uyu munsi ushobora kuba wayikorera muri business yawe, ariko naje gusanga ahubwo noneho wahinduramo wayitaningamo into business. How? Naje gusanga sinugo ngo naje gusanga ni nako bimeze hano hanze. Abantu bakenera ama NGO nk'urugero nkwereke nk'ingi Imbuto Foundation, n'urugero nafasha, ariko si yonyine n'izindi. Izi ni graphic baba bakoze. Umuntu ukora zino zintu mu graphic designer nyine, kandi zino bana ko muri kuzibona zino ChatGPT yazikora. Reba banke, nababwiye nka banke nka BK katuyenga kuri Instagram yabo. Kabena turebe nk'iyi Equity, nk'izi ni bana zabo. Izi bana inshuti yanjye, zino bana muri kubona izo wazikora muri ChatGPT. Ibi ndi kubabwira nabitryinze, ntabwo ari ibintu ndi kuvuga bidashoboka. Nabigerageje cyane, ndeba nyine nkora logo, nkora utuntu twinshi cyane. Tuno tubana muri kubona nk'utungutu tuno twese wadukora. Utungutu rero izi ngizi ni ama side hustle. So ushobora kumbwira ati ngo nyine kuko nyine byoroshye kubikora ngo abantu bazabe babyikorera. Uri muri beshya cyane. Oya, still nubwo byoroshye kubikora muri ChatGPT, hari skills bikenera, hari umenye bikeneye n'umwanya bisaba kugira ngo bigire ute bikore. So ibi ngibi ikintu ChatGPT yazanye ni nka new job creation. Abana muri kuri kaminuza, iyi ngiyi aba ari new job creation. N'abandi bantu mufite ama side hustle evening. Gukora kano kabana nibuze ubundi kari hagati y'ibihumbi 3 na 5 ugakorera umuntu. Ariko uyu munsi ushobora gutangira iyi business either ukazajya uca 2,000 ugakora cyangwa se 3. Ushobora kubitangira ukajya muri company nk'umu graphic designer. Ushobora kubikora
ukazajya ukakora ukaba wabona internship muri business runaka. Ibi ngibi ni na byiza ku bantu muri gutangira business zanyu mutaratangira kubona amafaranga guharinga abantu aba graphic designer. Hanga ushobora kwitangira kano kanso, ariko nge icyo nshaka gutagetingaho n'abantu mushaka kwihangira imirimo ukoresha ChatGPT. Birashoboka cyane waba mu graphic designer, ibi nabitesinze cyane, mbona ko ibintu byarashoboka cyane kuko ikora graphic neza. Hawe ikintu gikenewe ni skills n'ubumenyi. Ibyo nibyo rero muri no video ngiye kubereka uburyo watangira iyi side hustle business. Nukuvuga ngo kuki nyine why graphic designer yakora as side hustle. Ikintu cya mbere, high demand. Birakenewe kubera ko nyine hagezeho ibintu byo gupostinga ku mbuga nkoranyambaga, ku ma social media. Nyine NGO zizakina gupostinga kandi utuntu tumeze neza, kandi muza ama NGO ari hano hanze. So aya ma NGO akeneye aba graphic designer, bakeneye abantu bakora tu graphic, utuntu tumeze neza, utuntu dukeye. Ama business, small business zo zikeneye kubyaza umusaruro social media. Rero bivuze ko zikeneye umuntu wabafasha gukora ama graphic design kandi no by'umwihariko atabahenze. Ubonye umuntu uzaye gukora graphic nziza ashyira ku social media handi hantu, ukaba wamuha 50 cyangwa se wajya umuha 200 ku kantu, hari ibyo bintu bihenze kurenza kujya guharinga full time graphic designer uzajya uba 150. Mu gihe umuntu uri gukoresha zino tool wamuha amafaranga make se cyangwa so urumva ko small business rayikeneye. Ariko si nibyo, even big business guys, zira bana zose naberetse, zino banana ndi kugenda mbereka hanga, izi bana zose muri kubona, utuntu rwose muri kubona muri ChatGPT bingi yabikora. Simuze kwibwira ko ibi bintu ari for small business, nizi big business zirabakeneye. So rero i graphic design ni skill ikenewe cyane. Nukuvuga ngo it is on demand. So ikindi biroje kubikoresha. So nyuma yo kukwigisha iyi video, yo kureba ino video, uzaburiyemo kubikoresha ukoresha GPT. Ntabwo bisaba ngo ufite ubumenyi ngo kuri Illustrator, Photoshop, bla bla bla. Ibyo bintu abantu muzi kubikoresha, niba mutaza kwihugura kuri ChatGPT n'abandi bantu baza kubatwara. Gusa icyo nemeranya ni kimwe, niba ari umuntu wari ufite ubumenyi kuri icyo kintu, iyi video yaba value added, kutanya kubyaza umusaruro ChatGPT byakihuta. Ariko n'umuntu utarafite ubumenyi na gatoya, nyuma y'iyi video umengiye kuza kubaha ako kanya nawe watangira kwikorera ama graphic design. Ikindi bisaba rito cyangwa se nta na capital ukeneye. Capital ukeneye ni umwanya wawe, ni laptop yawe cyangwa se machine yawe. Ndaza kuza kubereka uburyo wamamaza, no kwamamaza nabyo bisaba gusaba amafaranga, ndaza kuza kubireba. Ikindi cya kabiri, ibintu ni part time wabikora uri mu rugo wicaye aho uri hose. Ibi ngibi wagira ute wabikora. So guys, nimba ari ikintu cyiza ni kuba twaravuye mu kino gihe cy'ikoranabuhanga. Gusa ikiza kimbabaza nuko abantu tazabishyiramo ingufu, akazi kabo kazagena. Nk'urugendo nimba ari umuntu wari ufite ubumenyi kuri graphic design, nk'iyi video ndakeka irimo iramubukira imbere, ariko ntabwo igiye kumutwara akazi. Ahubwo nimba ari umuntu wabikoraga, biraza gutuma bikora vuba vuba. So ibi ngibi nagira mbivuga, iyi video igenewe bande? Iyi video igenewe abanyeshuri murangije segonderi. Benshi niba ubasha kunkurikira kuri ino video, niba ubasha kunkurikira kuri TikTok, ukajya ubasha gucatinga kuri za WhatsApp, bivuze ko iyi side hustle wayishobora. Ntaganga gukoresha graphic design bigusaba ngo ufite telefone ya danje, ifite ngo kamera ya danje. Upfa kuba ufite telefone gusa iraninga internet nuze 4G. Abanyeshuri murangije segonderi, aka ni aga side hustle. Abanyeshuri muri kaminuza, nshuti yanjye, iyi nayo ni side hustle yanjye. Kuva ku kaburuse leta ibaha, kuva ku mafaranga wanyu babohereza, kano ga side hustle gakoze ukurikije ibintu navuzemo hano, ugabishyiramo ingufu,
iyi side hustle yatangira guha amafaranga. Abantu murangije za kaminuza, abantu murangije ba fresh graduate, iyi video irabareba kugira ngo mutangire mubyaze umusaruro iyi side hustle. Abantu muri gushaka akazi, mu gihe utarabona akazi wayo utatangiye side hustle ko byanarangiye bikuyemo business ikomeye cyane. Abantu mukorera amafaranga makeya, mukorera 100,000 muba muri Kigali cyangwa ahandi hantu mukorera amafaranga makeya, bivuze ko no mukorera amafaranga makeya sometimes wamubona n'umwanya wa nimugoroba muri weekend, ikintu nk'ibyo. Abandi bantu ino video igene cyangwa so ino skills zigenewe na small business, ufite small business ariko mu by'ukuri ntabwo uratangira kubona amafaranga ahagije wakishyura umuntu uzajya gukora bino bintu, wowe rero ukaba wayirute wabyikorera. So bano bantu rwose ndimo ndagira kubafasha kugira mutangire murebe uburyo mwakiremera imirimo. Guys, kuba warize, hari umushuti we narimo ndaganira nawe ambwira akanumva kari kashokinza hano, ariko kaririyo yambwiye ngo ubu ngubu abantu bagoye iminsi si abantu batize ahubwo n'abantu bize. Abantu batize nyine azi ko ntabwo nize iki nakora, nujya kwikorera ikiyede ngakora ngacuruza nyine ngatangira ngahasoringa, kandi koko nyine agahasoringa bikagira ute bikamuhira. Ariko abantu twize, abantu mwize aravuga ati nakora ikiyede kweri narize ese naje nyina kumva ibintu atabikora. So abantu bize n'uwo mwino mizi navuga bari somehow complicated, kuko ko nyine umva kakanuka igo ko kumva warize. Rero ibi rero nibyo abantu bari smart akakamwatanya ugakora akanaga side hustle. So do rero skills ukeneye, skill ya mbere ni ChatGPT prompting skill. Ibi ngibi nukuntu ubwira uganiriza ChatGPT. Ibi rero biraza gutuma iki, niba uranga utangiye kureba ino video utarebye video ya mbere, iyi video ingi ivuga ngo iyi video ivuga ngo ubumenyi bwa AI ngo utangire gukora amafaranga. No uzaze umanuka hano hasi. Ni byiza ko video yose wayireba, ni byiza, ariko gupromptinga wahera ku munota prompting guhera ku munota wa 39. Ndakwinginze niba utaraye ino video ya mbere yose upozinze ingi usubire ino video banzu uyirebe. Inshuti yanjye ni no excuse kuri iki kintu, kuko iyi video ishingiye kuri za ya mbere. Iyi video iragufasha kuko angana nza kuza kugera muri umutudeta ngo ntangire from 0, ndaza kuza gukomereza. Ariko iyi video ya mbere yo nahere kuri 0, kuko angana turaza kuza kwa applyinga iyi strategy ya prompting, kuno promptinga kuno bwira AI. So rero birasaba kusubira inyuma ukamenya ngo AI ni iki, korute promptinga gute niba wari usanzwe ubizi. So come on to this video. Ubundi bumenyi ukeneye ni basic graphic design concept, kumenya ese graphic nziza bimeze ute, bite icyo biranga graphic nziza. Ibyo ngibyo byo ndaza kubikwereka. So ikiri cya kabiri turaza uburyo ubaza ibitekerezo AI, turaza kuza kubikuraza gufata case study imwe, niturangiza tugira ute tuyibwire igira ute ibidukorere. Ikindi cya kane of course noneho hanga ni nawe expertise yanjye ni uburyo wamamaza. Ni gute wabona abakiriya, ni gute uzabona abakiriya. Nibwo bumenyi ukeneye gukoresha gupromptinga, gukora graphic, ubumenyi kuri graphic design. Se graphic design bimeze ute, imeze neza imeze ute, ukamenya none n'uburyo ubaza ChatGPT. None ibi wabimenye wamaze gukora graphic fresh, none ni gute wakamamaza. So hanga none nza kuza kukwega, ntuze kuza gucika kubera ko marketing nicyo kintu nzi kurenza ibintu byose. Marketing nibyo nize kuri masters. Ku marketing byo rwose ni ibintu cyane, ndaza kuza kwigisha. So tukiranga rero tugiye kureba graphic imeze ute, graphic ibintu bigira graphic imeze neza. Ese graphic design mbere ko dutanya kuyidesigninga uri graphic design imeze neza imeze ute, tugiye kubireba.
So rero features zigize graphic design ni ukuvuga ngo design nziza first of all igomba kuba fitting ahantu iri. Ni ukuvuga ngo niba ari kuri Facebook igomba kuba ifite size yo kuri Facebook. Niba ari kuri Instagram ugiye kwishyira kuri Instagram igomba kuba ifite nyine size yo kuri Instagram. Hari umuntu ukora banner cyangwa se ugakora graphic ugasanga yagombye kujya kuri Facebook ariko wayishyize niyo kuri wayishyize kuri WhatsApp ugasanga kigaragara nabi. Rero zino social media bajya kuzikora hari mezire bagiye bagena bakavuga ati wenda post izaba imeze gutya. Reka dukoresha GPT n'ubundi yo turi gukoresha tuyibwira ati tubwire size, tell us the size of banner for the following. ChatGPT ubuzima bwaroroshye. Katubaza ngo ChatGPT size ya banner ya banner iyo nizitubwira ako kanya ntabwo ukwiye kujya gusoma ibitabo bya danje. Tell us size of the banner for the following social media. Wako nzinda yihaye reka ite bitubwira. Hano iri kwitubwira. You see irimo iratubwira ngo kuri Facebook niba ugiye gukora cover ya Facebook tuvuge ugiye gukora nka cover niye nijo yaguhaye ikirago cyo kugikora social media kubakorera amabana kuri social media zabo kugira ngo kwa branding. Ubwo nuvuga ngo cover page ya Facebook nituvuga cover page ubwo ni let me go there. Cover page what I mean cyo bakeneye kuvuga tuzanga kuri afi ni iyi ngiyi biri inyuma yusuye nka Facebook page ya company kano kaba kari inyuma. So rero ugiye kugikorwa gikora uko wishakiye kandi baraguhaye mezire ubikora nabi. Niyo mpamvu nicyo kintu abantu bakora graphic design baba barusha kuba bazi izo size, bazi ngo nimba ngiye gushyira kuri Instagram size ni zingiza ariko nyuma y'iyi video nta kibazo bazaba kiri kubarusha. So urabona ko iyi size niyo bitagra niyo iri kudusobanurira. So no kuvuga ngo nibuze kubwira ko kuri desktop ugomba gushyiraho banner ya 800/820/512 pixel kuri desktop. So yabikubwiye yarangiza ikaguha na tip uvuga ngo kuri logo ugomba gushyira logo muri center. So twaje kuri Instagram guys ibintu byaroroshye. Twaje kuri Instagram niba ugiye gukora shorts cyangwa se ama short stories za highlight bikubwira ngo uzakoreshe 1800 n'1920. Izo ni size. Kuri Instagram feed nawe yaguhaye size 1800 gutyo. Twitter 1500x500. LinkedIn 1584/396. Company page banner 120,128/196. Nuvuga ngo imira avuga uburebure n'ubugari bw'iyo banner. So cover page yo kuri Facebook catalog ni 800x800. So guy ubwo nicyo kintu cya mbere kiranga good banner igomba kuba ifite size ifitinga nayo igomba kujya. Nuvuga ngo niba kubwiye ngo ugiye gukora kuri Facebook ugomba kumenya ngo ndabanza makurere cover izayemeze gutya, post yayo umenye size yayo. Ibi bintu ni ingenzi cyane. Ibi nibyo abantu bakora graphic design cyangwa abantu bakora graphic design babarusha nta kindi. Ikindi umaze kumenya ko ugomba kuzajya uhitamo size. So bivuze kirano ibingibi ikintu bigufasha nuzaba uri gupromptinga cyangwa se uri gushyira ya message ya muri ChatGPT cyangwa muri ChatGPT yukorere banner. Shuti yanjye uzajya uyibwira nyine iriya size kuko wamaze kuyimenya. Uyibwira ugiye kuyishyira nimba ari kuri cover, nimba ari post, nimba ari story ibikubwira. Ubumenyi bwa mbere ni ukumenya ngo ntabwo size ziba ari zimwe ku mapost yose. Size ziba ziri ahantu hagiye hatandukanye.
ikindi cya kabiri, adapt design size depend on platform. Sibyo? Ikindi cya kabiri rero, ugomba kumenya niba ugiye kudesigningira company brand color. Nk'urugero, nkatwe muri Afri Innovators, brand color yacu ni iyi orange, ni iyi blue. Nuvuga ngo ugiye gukorera company nk'urugero BK Imbuto Foundation, muri kwibona ko ari green, ni ijya gusa na yellow. Nujya kuri Equity, nuvuga ngo niba ugiye gukora Equity ni umutuku umeze gutya, ni dark red. Bivuze iki rero? Indi kintu ugomba kumenya, ugomba guhuza amabara ya company yawe cyangwa se company uri gukoreramo na logo yabyo na industry. So you understand? So niba ugiye gukora akabana, menya ngo ibara rya kino kigo ni irihe. So reka mbereke uburyo umenya ibara, menya ibara. Tuvuge nk'urugero nka muri Afri Innovators. Ngiye kwereka uburyo ushobora kugenda ugapikinga ibara uburyo nshobora kuza, ntago amabara wayafata mu mutwe. So ngiye kubereka uburyo upikinga ibara. So uzaza ugene muri browser cyangwa muri Google rebe extension bita Karapika extension. Karapika extension ngingi. Ariko ngewe nayigize ute, urayidownloadinga Karapika extension. Ukayadinga kuri Google Chrome. Turi kumwe, add extension. Iyo umaze kuyadinga, uko nyine nayinsanzwe nyifite ngingi Karapika. So yamaze kujyaho. Naho tuvuga ndimo ndashaka kumenya iri bara. Nzaza hano hejuru kano kantu muri browser ngakandeho, hande kuri Karapika, ni muhabukanda muri kwaje akantu kintuze. Haje akantu ka pika ngakandeho, nze hano aho nshaka gukurira ibara nshaka gukurura. Nze niba nshaka kurabona ubururu mbukande, kuko ubururu ni bwinshi, ntabwo wapfa kumenya ngo ni ubururu bwoko ki. Ariko reka mbebe ndanganje nko kuri BK.rwa Bank of Kigali. Kandebe ko ngiye gukurura wenda nk'ibara rya Bank of Kigali n'urugero. So tuvuge ngiye gukura buno bururu bwa ariko ngiye gukoresha, naza hano hejuru kuri Karapika. So nkore Karapika kakanu kanje kaze, nkore pick, nze kuri blue hano hejuru kano kamuri ko nakagasaraba ngakandaho hano hatakwaza icyo twita color code. Utu dukode ni ibara, ni dufata tuntu tubanga dupese nkangaha muri Google yatakubanzanira iryo bara. So muri ko nakorije aka kabara rero niko ukoresha, niko waca GPT cyangwa se uri kweditinga iba yita ko irimenya. Nuvuga ngo ikintu ugomba kumenya no kumenya gukurura amabara ya brand uri gukorera. Nuvuga ngo Karapika uri gukorera. Ibi ntago biri complicated guys, ni naka extension ugenda ku download, nimaze ku download agatakukaza hano hejuru kakano kantu waranye ukaze ugakoresha upiking. Tuvuge nko nababwiye muri Afri Innovators ashaka gupiking ino orange, nzakanda hanga hande kuri Karapika. So nze nkare kuri pick, nze kuri iyo orange, ni makanda rwose mitego nkopi ya kano kanuze kano kabara. So nuko nguko. So ugicyana twabibonye size tumaze kuraba ko ugomba guhuza amabara. Ikindi cya kabiri, bana yawe igomba kuba iriho information. Sibyo? Information icyo je uvuga hariho email, hariho telefone, hariho na website. Nibuze bibiri muri ibi ngibi bigomba kuba bigize ute biriho. Ikindi bana igomba kuba iri informative, itanga makuru, igomba kuba iri visual attractive, gakara attractive, igomba kuba iri call to action ukuvuga ngo igomba kubitanga aya makuru. Ngo iyo umaze kugira buno bumenyi, umaze kuza kumenya ngo okay, niba ngiye gushyira kuri Facebook size ni ingi, niba ari kuri Twitter ni okay, niyo umaze kumenya ngo branding, niba ngiye gukora
design y'ikigo, ndakoresha ibara ryabo ni iringi, nguko uburyo nkurura amakara yabo, nguko nshiraho logo yabo, ngiyi email zabo, ngiyi website yabo. Ukaba ubizi ko ibyo bintu ugomba kubishyira kuri bana kugira ngo ibe yuzuye, ukamenya ko bana ugiye gukora igomba kuba iri informative, igomba kuba iri attractive, kandi igomba kuba iri call to action. Uvuga call to action igomba kuba ifiteho iyo umuntu nayibona icyo agomba gukora, action iri gusaba umuntu gukora. Nk'urugero reka mbaye nkangaha, so nukuvuga ngo bana nziza igomba kuba ari simple, igomba kuba iri attractive, igomba kuba iri informative, igomba kuba iri brandinze. Ikindi cya kabiri igomba kuba ikoresha font nukuvuga ngo iriya font tuba dukoresha y'ikigo. Hari na extension yo kureba font, nayo extension iyi ngiyi hano ngenda yifite, bayita gute, font picker. Okay, iyi ni extension waza gushakisha ukayireba, bayita font picker, nayo wayireba. Ni extension igufasha kumenya igufasha kumenya font uri kugira ute uri gukoresha. Ariko I think Google font extension kambibereke, font extension ngingi bayita what font. Nibwo ni extension ya Google uyadinga kuri browser yawe kugira ngo uzajye uyifashisha. Reka nikore. So guys, ibintu biroroshye, ari ukumenya ibara ry'ikintu bihana nabiberetse, ari ukumenya font nabyo ngingi ngiye kwibereka. So ndazanga nkande hano hejuru kuri what font picker, ngiyi what font. Iyi ni extension ikayimakande nze ndebe. Urabona ko isaki ndaza aho ndibushyira hose iragimbwira font kino kigo gikoresha. Nk'ubeka bigaragara ko bakoresha iyo bita Sophia Pro Regular. Kuri Big bakoresha Biscorate. Aya ni amafont baba bakoresha. Nuvuga ngo nta gupfa kwihimbira font. So iki ni cyo bishaze kuvuga. So reka mbaye nk'urugero, muri kubibona aha ngaha, muri kubibona, reka mbibereke. So nima muri kubona izi bana, ibana nziza ni iyihe? Muri kubibona ko bana nziza ari iyihe? Ni iyi ngiyi iri ibumoso, iyi ngiyi ya Car. Kubera iki? Iya Car, first of all, murabona ko ifitemo call to action telefone. Muri kubibona ko iri attractive, ntabwo ifite ibigambo byinshi, iri call to action. Mu gihe iyi ngiyi muri kubona iri iburyo, urabona ko ifite ibigambo byinshi, nta telefone iriho, nta call to action iriho mbese. So mu yandi magambo, iyi bana y'ibumoso ni yujuje ibisabwa. Urabona ko iri attractive first of all. Ikindi cya kabiri iri call to action. Ikindi cya gatatu itanga amakuru mu buryo bwihuse. Rero ukoze ikibana kiri shabi. So iyi ngiyi call to action, murabona ko iyi ngiyi yerekana telefone, nta nubwo iri ifite ibintu byinshi cyane. So nibyo ngibyo kubijyanye n'ubumenyi kuri bana. Mu yandi magambo, ugomba kumenya bana igomba kujya, ugomba kumenya branding ikara y'ikigo uri gukorera, ugomba kumenya ko bana iyo ariyo yose igomba kuba ifite call to action. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya ko bana iri informative. So rero akari kantu ngiye kubereka aha ngaha, iyo dukora bana, abantu benshi bari gukora bana, akenshi usanga bana nyinshi ari izamamaza ngo muze mutugurire barabara ngo shop with us. Buriya biriya bintu ntabwo ari byo bigezweho. Niba uri no gukorera abantu, uzajya ubigisha ibi bintu. Bana nziza igomba kuba nibuze nka 30% igomba kuba ari amabana y'ikigo muri rusange. Zigomba kuba ari bana zigisha educational. Ikindi cya kabiri, bana zigomba kuba ari information, zitanga amakuru. Nk'urugero, kambaye nk'urugero nk'ahangaha muri Alpha Innovators, amabana yacu tuba dufite akenshi aba ari educational, informative,
So iyi ngiyi niyo kwamamaza. Nk'iyi bana urabona ko nk'iyi bana yo muri Afinovators ni informative. Urabona ugomba gukora bana ziri informative, bana ziri educational, bana ziri entertaining. Abantu benshi babikorera advertising, bagora bamamaza birayo ntago ari bi. Niba ugiye gukorera abantu amabana mu kigo runaka bo mugiye ku graphic designer, gerageza ukore bana zigisha bijyanye n'iyo business, gerageza ukore bana zitanga amakuru iyo business, gerageza ukore bana zi entertaining, zirimo utuntu dusetsa, ushyemo za tuntu dusetsa, gerageza ukore bana no nyuma uze kugira ute uze promptinga. Sibyo? Noneho rero ubwo tumaze kumenya biriya bintu byose, ubwo tumaze kumenya everything, mureke noneho tugane kuri case study. Tugiye gukora graphic design imwe, turebe uburyo ikora. Noneho nyuma yaho turaza kuza kugira ute, turaza no kuza gutangira gukora icyo twita marketing. Ariko niba ugeze aha ngaha urukuye no video, nuko hari ikintu no video igira ute irimo iragufasha. Hari diro ndi gushaka kugira nawe, natangiye YouTube icabona kuri iri gutangira, ndimo ndashaka gufasha abantu benshi. Mu by'ukuri niyo ntego mfite. Of course n'izindi nyungu zizaza mu buryo bw'amafaranga n'ibintu byinshi, ariko ikintu cyane ni uko tugafasha abantu benshi cyane. Ni nacyo kintu nshaka no kubagira inama abantu muri kunkurikira. Niba ugiye gutangira business, tangira utekereza ukuntu wafasha abantu benshi cyane. Nanjye rero niyo mindset, ndi ndashaka gufasha abantu benshi cyane. Rero kugira ngo mfashe abantu benshi nuko ino video zazigera ku bantu bundi benshi cyane. Rero kugira ngo igere ku bantu benshi cyane nuko ino video nibuze umuntu ayirebe umuntu umwe, ikintu cyo cyambere niba ugeze aha ngaha wakoze. Kijya kabiri nuko ukora subscribe, umuntu akabona ko warebye video yanjye kandi ubona kunzi iyi channel. Ikindi ni commentaire, gukomantinga. Nta gukomantinga biri vague. Ukomantinga nyine ukababaza ikibazo, washimira ibyo wabonye bitakozwemo neza, ukaba wabibaza tukazabikora neza. Ikindi iyi video ukayishareka ku bandi bantu, ugakora na like. Ibyo iyo bikoze bituma ino video igenda izamuka. Ndashimira cyane kuko muri video ya mbere nabonye byaragenze neza. Iyi video imaze kugera hafi mu 2400, bivuze ko abantu bayikunze. Nuko mwagiye mukoresha mukana liking. Iyo niyo diro tugiranye. Nubinkoreye ibyo bintu muvuze, nanjye rwose ndagusezeranya ko nzakomeza guproducinga video nk'izi z'ubwenge zibafasha, zitari mu bintu byo kubasikaminga, zitababwira ngo genda ngo reba ahantu reba video ukabona amafaranga. Oya, ni ibintu biri legit, bisaba imbaraga, bisaba umwanya, bisaba ko nyine ari ikintu investing ayida amafaranga cyangwa imbaraga zawe cyangwa ubumenyi, ukaba wakinvesta kugira ngo utangire kubona. So reka none tunyere turebe case study. So tugenda no kureba ni gute wakora bana y'ikigo runaka. Sibyo? Noneho kujya wayikorera bana. So first of all ugomba kubuza iyo company, izina ry'iyo company, uzi logo y'iyo company, uzi n'amabara y'iyo company, uzi n'ibyo company ikora. Ibyo ngibyo ugomba kubyandika ku ruhande. Ukavuga ati wenda na Afinovators ni company y'ikoranabuhanga, ifasha abantu kubyaza umusaruro internet, ikora ibijyanye na web design, software, digital marketing n'ibintu nk'ibyo. Of course nyine ndimo nditwikira Afinovators ni company yanjye, ariko muri rusange nugo kuzabigira ute uzabikora. Amara kumenya iyo company ibyo ikora, ukumenya amabara yayo. So iyo urangije rero ikintu ugomba gukora, first of all uzajya muri ChatGPT. Tuvuge nk'urugero iyi company ya Afinovators, byose urabizi n'amakuru yacu urayazi nyashyizeho. So navuze company yanjye, navuze amabara yacu, navuze service dutanga. Ibyo bintu ugomba kubyandika hano. Ni NGO, ni company y'ubuhinzi, ni company ikora n'abaroya na abantu bose. Ugomba kubanza kuba describing, ukabubazi, ukabyandika ku ruhande. None warangiza ukagenda ngaha ukajya muri ChatGPT nkuko nabibabwiye, ugiye kuyipromptinga. Ikintu tugiye kuyiprompt, tugiye kuyitubwira iduhe prompt nibuze 10 tuzakuramo bana design generate. Tugiye kuyibwira
generate for me 10 prompts to turn into banner to put on Instagram to put on Instagram based on the following company, right? Nshiremo bitaho pressing bya bintu byose na describe nze kuri company ya imbivuge. Cya kabiri, make two prompts as informative, two educational, two entertainment, utubara twa entertainment, no ukore nakandi kamwe ka advertisement. Guys, ntago ari byiza ku advertising ku bantu. Y'abantu babaye amakuru, abantu ukabigisha, abantu ukaba entertaining, ubundi wamaze kwamamazaho aho kugira ngo babwire ngo muze mutugura. Abantu bamaze kumenya mu by'ukuri, bamaze kumenya ko ibyo bintu bikora, radadana ugora buri kanya babwire ngo muze mutugurire, ngo dukora website, dukora web design. Nkungubu ndimo ndabigisha, ndimo ndabaha amakuru. Singomwe kwirirwa mabwira ngo muze ngo mbubakire website, because nyine ndi kubivuga, ndimo ndabibaha amakuru. Ibyo bimwe mwamaze kwimenya. Umuntu uri serious ubishaka arancontacting. Rero uri murakora modern marketing, iyi nzayikora nka topic, mwanyandike n'imbi topic muyishaka, uburyo umuntu akora marketing mu buryo bwuzuye. Advert, one post, one prompt. So first of all, nayibwiye ndayisobanurira. Secondly, nayibwiye company, ibintu byose bigize company. Then nibwiye ama content giye kumara, ama content iramba prompt yo muri graphic design. See yo? Irama prompt yo muri education, ime prompt yo muri information, ime prompt yo muri entertainment. Ibingi cyo ushaka kuvuga. Irama prompt nza kuza kuyianga ikuremo banner, ariko prompt zaza kuza kuba iraza kuza kuba ijyanye na information, indi iraza kuza kuba ijyanye na education, indi iraza kuza kuba ijyanye na entertainment, indi iraza kuza kuba ijyanye na advertisement. Of course ugomba ku advertising, ariko gace bishoboka. So niba rero business uri gukora ari abaroya, niba business uri gukora ari iy'ubuhinzi, izakora ibyo bintu so add some, ngiye kwibwira ikiza kuza gushyiramo people in the prompt to attract, like a man smiling, a woman, something like that. Kugira ngo ize kuza kunkura nyine akabana kameze nka turanga kakaye naberetse, nyine hari umugore uko uri guseka cyangwa se umuntu uri guseka. So you know nk'ibyo. Wow, something like this. So murabona ko prompt yanjye iri kuzikora. Murabona prompt ya mbere, prompt banner: a professional Rwandan man in smart casual outfit smiling while using a laptop. Behind him is modern office background, off-rate web designer that work. Ngo subtext of innovative types you create nk'ibyo. Branding ikara yashyizemo ya branding ikara yanjye yashyizemo na website. Boom. So wana ni prompt inkoreye. Inkore n'izindi prompt. Inkora n'ama prompt yose. None zino prompt urazifata ukazibika ahantu. Ejo ukazayiha prompt, ejo ukazayira prompt, bla 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 bla, gutyo. So none rero tugiye gufata prompt imwe izi ngizi ikoze, nyibwiye none inkoreremo akabana.
So generate a banner for Instagram story based on this prompt. Ariko tukira hangaha ndajya mbibuse uraza hangaha handitse tool, uhana kuri tool ujye kuri create image. Aka kantu nukukibuka cyane nangiza nshyiremo ya prompt. So ni ikintu cya kabiri ngiye gutako nzana logo ya Free Innovators nayo nyishyiremo. Guys, ndafata logo ya Free Innovators copy nze muri ChatGPT logo. So put even the logo. Mukibona? So itangiye kunkorera iki? Itangiye kunkorera ikumbwira ngo a lot of people are creating image right now, so let this might take. Noneho mugiri kuyikora kora kizakuza gufata akanya, mureke no tugiye ku yindi session turaza kuza kugaruka tureba ko yagize ute yabikoze. So noneho tugiye kuri party ya nyuma ariyo kwamamaza. Wamenye gukora bana, twabanye gukora bana, umenye kuzikora irabigukoreye, ariko se noneho uzabona gute abakiriya? Ni gute uzabona abakiriya inshuti yanjye? Kuko iki ngiki ingenzi cyane. Noneho reka tugere ku gace ka nyuma k'ingenzi cyane. Twabonye ko bishoboka cyane ko wakoze neza ntuze yagukorera graphic design neza, nukugiza turatuntu twose. Tuvuga none umaze kumenya gukora graphic design neza, tumaze kumenya uburyo graphic design wazikora neza ukoresheje ChatGPT nkuko nabiberetse, sibyo? But ikibazo kiraza kuza, ni gute nzabona abakiriye? Kariyo kintu cy'ingenzi cyane, ko ushaka kumenya kubikora ugasanye ntubonye abakiriye. Ni gute uzabona abakiriye? Ibindi kubabwira izi nizo strategy nyankoresha nanye kugira ngo mbone abakiriye. Izi nizo strategy nize kuri masters, imbabwira nibyo nize. Ino bintu birakora. So strategy ya mbere yo kugira ngo ubone abakiriye inshuti yanjye, choose a niche. Niche ni iki? Shaka ikintu kimwe ahantu mugiye kwispecializing. Wivuye ngo uzakora graphic design abantu bose. Ntabwo wowe uri Imana ngo urakorera abantu bose. Hitamo ngo nzakorera ama travel agents, which is inuzi category umuntu uzayispecializingamo azabona abakiriya. Zino travel company zino zikatama amatiki y'indege, bano bakora tourism, bano bantu bagera bamukira, bano bantu bakeneye turatuntu. So ushobora guhitamo ngo nzaya nkora muri travel and tourism. Akaba ari ugiye kwispecializing kugira ngo ubikore neza, umenye ngo iyi industry irimo ibiki, ikora iki. Inshuti yanjye wijya mu bintu byinshi cyane ngo uvuye ngo uzakorera abantu bose. Iyi ni byo kosa abantu bajya bakora muri business, muri marketing, bakumva ko bagura ibintu byose. Strategy ya mbere ni ugushaka ahantu wispecializing. Ese ni travel and tourism, ese ni NGOs, ese ni ibigo by'amashuri, ese ni abaroya, ese ni amaresitora. Ni iki ugiye kwispecializingamo? Banshake niche wiyumvamo wumva wakorera abari wispecializingamo. Ikindi cya kabiri rero, kora amabana, kora design, utangiye uba designing for free bahe. Niba ari restaurant, niba ari travel and tourism, ni ushaka gukorera, shaka amakampani nkane cyangwa 10 ubona yaba abakiriye bawe, ujye uyakorera zira bana ukoresha ChatGPT nk'ibisanzwe ubasharing. Wibuke nyine kudukura twatuntu nkuko nabibabwiye, ugakoresha amakara yabo, bana yabo, utuntu twabo nyine ukoresheje zira strategy zose nagiye mbereka. So izo sample urazibakorera for free, ukagira ute ukazibaha.
So of course hari abantu arabuzasaba uburenganzira, hari nabo uzabikora ukabwira ati ngewe nkora ibi nibi nagerageje gukora bana mbona yabafasha urayibona ute. Yari umuntu uri interested azaguha akazi azabyira. Uko ni ukuntu guys ukorera abantu, urabanza ugaha abantu mbere yuko utanya kubasaba amafaranga. Nk'urugero nkanjye mwabonye ko mbanza nkabigisha nagiramo hagati akarugo masaba subscribe. Nuko nyine ndabanza nadinga file kuri imwe mubone ko ndi umuntu w'ingenzi kuri imwe nge nabasaba ko mukora subscribe. So ikindi cya kabiri, tangira sharing kuri social media zawe. Bene wakoze shyira kuri Facebook ziyawe. Ura Facebook hari abantu benshi muziranye mwakuranye, hari ababa muri business, hari abatangiye business, hari abakora muri business. Abo bantu bakwiye kumenya ko uri gukora graphic design. Abantu mukorana bereka uko tu graphic design baguherate bagukosore bakubwira uko babona ibintu. Most of the time abantu bazana kubwiza ukuri, uzakora amakosa bagukosore. So ikindi internship, shaka internship y'ahantu runaka baka internship. So katube ko yaba nacu ayikoze nagira ayikora. Kwa internship nukuvuga ngo wewe umaze kumenya kubikora neza, ariko uri kubura abantu bya applyinga, uzazigira ute wake internship. So akandi kantu, niba wabasha kubona amafaranga runaka, so wena nk'ibihumbi, tuvuge nk'urugero $1 rimwe, nk'ibihumbi nka 5, ushobora kuboostinga ni ukuntu wishyura udufaranga kwa zimwe mbuga nkoranyambaga. Ni naho nzabakuramo video kuko naho ni ikintu kirekire cyane, ukuntu boostinga kuri zimwe mbuga nkoranyambaga, kuri Instagram ikakwamamariza, kuri Instagram iramamaza ku buryo abantu bose muri Kigali babigira ibintu byawe babibona kuri ibintu byose runaka. Ahandi hantu umaze kuba umuntu kaze, umaze kumva, umaze kwiyaminiya, ushobora kujya kwa zino freelancing platform nk'ingiya Upwork. Hano kuri Upwork hano ubwo haba hari competition hejuru cyane, why not utagerageza nimba umaze kwiyaminiya. Hano hari abantu batanga akazi kubijyanye na graphic design. Guys, izi platform onye misoro nabyo nzabikoraho, nimuzajye muzitinya. Izi platform nayo nazikoreyeho. Izi platform uragerageza ntago ari mu bya danger. Of course abarimo high competition, ariko uko ugumugerageza wisanga wabonye umuntu ugwikira. Kandi wabonye umuntu ugwikira kumwe cyangwa babiri biba byagiye. Nge nabonye ikirago cyo kubakira umuntu website, graphic designer, turebe. So muri kubona abangaba bose aba naba graphic designer nk'uyu bita Sara, aca $40 ku isaha. Uyu ngo aca $40 ku isaha. I'm showing you kuko ari zino platform ushobora nawe kwilistinga. Ibi ngisi yo video y'uyu munsi tuzayikora video, munyandike muri comment niba mushaka ko tuzakora ku bijyanye na freelancing website. Indi ushobora kuza gushyiraho ni nka Fiverr rwose, Fiverr yo nayo ifiteho testimony. Iyi nayo ushobora kuza ukilistingaho. Iya Fiverr naho rwose aba graphic designer nabo babona akazi. Nyine ujyaho warangiza ntukostinge abantu amafaranga menshi cyane. So uyu nguyu graphic design aravuga ko aca $15 ku kazi, hagati ya 15 na 40. Hanganga abana muri kwikaminuza, abana muri murangije seconde n'abandi bantu mwiyaminiya mwaza mugakreatinga ama account kuko mwamaze kugira ubumenyi bwa graphic design. So hari n'izindi nyinshi cyane twazazivugaho mu buryo burambuye kuko ntago ari topic y'uyu munsi. So ikindi cyanyuma, umaze kubona utanye kubona umukino umwe cyangwa babiri cyangwa babiri gukora yo guha amafaranga, wataguza ukagura ChatGPT Pro. Nyine ukishyura $20 bishyuza ugatanya ukayikoresha. Kuko iyi ngiyi iri basic nyine iguha nimuze gukora graphic nkenye cyangwa 2 ku munsi.
rero uguze pro wakora nyinshi cyane kuko nyine wishyuye $20 ufite abantu uri gukorera ntago ari menshi cyane, ariko mu gutangira ntujye amafaranga yawe uzatakaza. Mu gutangira ntuzaboosting, uzahere nyine kuri zino ababwiye ziri free, hari gusharinga ku bantu, hari kubaricinga out, hari kubahamagara, hari gushira ku mbuga nkoranyambaga za kugiye ubonye umukiriya. Nubona umukiriya amafaranga ukuyemo uzayakoresha mu kwamamaza, noneho uboostinga, ugura nizi tour. Kature nimba graphic zacu graphic yacu ntabwo iraza. So voilà, murabona ko irayikoze ariko ndabona ntabwo ikoze neza nkuko byari bimeze, ariko at least muri kwibona icyo nshaka kubabwira. Ndadmitting anga kubera ko I need to admit this. Nayikoresha inshuro nyinshi kandi iri free, nibuze ishobora guha nk'amabara nk'atanu, 3 kuri 5 ukoresheje free. So ibi rero ntabwo ibi ngibi biri more than needed. Kurabwo nyurumva ushobora gukoresha account zinyamurenge mu gihe utarabona nyine amafaranga, ushobora kufita ama-email 3 ama-email 4 ukayakoresha. Iyo ni trick ushobora gukoresha mu gihe utarabona nyine amafaranga ugura pro. Ariko nubona umukiriya umwe 2 3 mutanye kubona amafaranga kugira ngo bizaje byihuta, wazaza ukagura nyine iyi upgradinga iyi ngiyi $20 ku kwezi. Wowe ufite nk'abakiriya 5 gukorera guys, aya amafaranga menshi cyane, ntago ari amafaranga menshi cyane. So iyi ngiyi ubona ko iguha everything in free, extended limited message, file upload, standard, advanced voice, ibintu byinshi cyane. So nibi ngibi nababwira, ariko there is no excuse guys. Mwatangira ahangaha, ariko mugatangira agaside haso, gutangira kureba uburyo mwabona abakiriye babo mukoresheje zira strategy naberetse. Rero video y'utanzakora ni abantu no bifuza gushora muri AI, ko mufite amafaranga, ko mushaka gukora nawe AI yawe ukoresha ama API ya ChatGPT. Nk'urugero ushobora gukora API, ariko ndakugira video ndende, ndabarakiye kuri video utaha uburyo no washora muri AI niba ufite amafaranga. Iyi ngiyi yazaba ari video y'abantu nyine bifuza gushora muri AI, ariko iyi ushize iyi ngiyi yo rwose mugende mugerageze amahirwe yanyu. So ndabakunda, mukore sub kugira ngo tuzakomeze tubane, musharinge, mutera commentaire aho umuntu ntabisobanuye neza, naye ndi umuntu utandebe ko na improvinga. Cyo ndi gushaka nagira ngo tuzamukane mu kubyaza umusaruro internet. Ndabakunda cyane.